Dutangiye filime yacu, hari umukobwa wicaye hanze, ni mu ijoro ahantu hamwe, ariko aho yari yicaye hari imodoka yaje izisatira izimusanga. Mu by'ukuri ni umukobwa mwiza ariko usa n'ufite ikibazo. Mu ijoro hagati araye hanze, undebere nawe, ya modoka igeze aha ngaha yaraparitse, yegera umukobwa neza neza arakwereka, ariko umukobwa yakomeje kwicara, nta kwikanga, nta kuva aho ngaho. Muri ya modoka rero havuyemo umusore, ni umurasita, n'ubu abonye umukobwa aravuga ati se uyu mukobwa aya masaha koko iri joro? Kumbe umukobwa dore ari kurira, afite amarira menshi cyane ku maso, bisa naho mu by'ukuri afite ikibazo kidasanzwe. Ese niki cyabaye? Niki cyamubayeho? Filime yacu ni uku itangiye inakomeza, nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantike nk'ibisanzwe. Wa musore ageze aha ngaha abona umukobwa ari kurira, hate se bite? Amakuru yawe kuri hano aya masaha? Umukobwa ati rwose aho nabaga banyirukanye, bansohoye mu nzu, ati ntawe mfiteho kujya. Mu by'ukuri ati aya masaha bakwirukanye? Ubu se uwo muntu wakwirukanye saa sita z'ijoro koko wowe si inyamaswa? Hati niko wowe si inyamaswa? Hati oke basi ntacyo, aho wicaye rero ni iwanjye, ngwino ngucumbikire hanyuma wenda ejo uzagende. Hati hari ikibazo? Umukobwa arahanga ati yo data we, haterwa urumva nyine ntaho mfiteho kujya, hati ndekera aha ngaha, n'ejo nzaharare, n'ejo bundi, hati ni ukuri ntaho mfiteho kujya. Umusore arumirwa, hati uguma aha ngaha iminsi yose? Yaratekereje, yaribaza, abaza umutimanama, atoya ntabwo ari byiza basi, ngwino ngucumbikire, niba na ngombwa uzaguma aha ngaha nzaguha akazi ko mu rugo. Hati hari ikibazo? Niba wagashobora, niba wakemera simbizi. Hati we ngwino. Umusore arangije yagize impuhwe, arunama aza guhagurutsa umukobwa, afite amarira, yari yanze no guhaguruka kugira ngo bamuhe icumbi. Ariko umusore mu by'ukuri afite umutima mwiza cyane wa kimuntu wo gufasha. Nawe rero aho uri hose jya ufasha, mu by'ukuri utanga ubufasha uko ushoboye kose, ni byiza, bitanga umugisha. Yaramuhagurukije, umukobwa yakuyemo n'inkweto, aricara ararambya nk'umuntu wihebye. Hari igihe usanga umuntu afite ikibazo gikomeye, hahandi ashobora no kwiyahura. Umurebeye inyuma ni umukobwa mwiza wambaye neza, ariko imbere afite ikibazo gikomeye cyane mu by'ukuri. Wa musore arangije afunguye inzu, yinjirana n'umukobwa kugira ngo amuhe icumbi. Yamubwiye ko nanabishaka abyifuje yazaguma aha ngaha, hanyuma akamuha akazi ko mu rugo akibera aha ngaha. Ariko undi ntabwo yabyemeye, nta nubwo yahakanye, ntabwo arafata icyemezo. Undebere nawe, ni umukobwa w'umusirimu, ariko ku maso ye hariho amarira, hariho agahinda. Nyamuneka, kuri iyi si ntabwo byoroshye, usanga bamwe baseka abandi barira, ariko niba ufite agahinda, ufite intimba uyu munsi, ihangane, ndagukomeje, ntabwo bizahora gutyo, bucya bucyana ayandi. Rwose jya ukomera, ukomere, ntabwo ari wowe wenyine, ku isi ni rusange, ibibazo ni rusange, kandi hamwe no gusenga, hamwe no kwizera bizagenda neza. Wa musore ati rero hanyuma genda hariya hirya, mu by'ukuri ugende urabonamo imyenda, uhindure, ukore na dushe, witunganye uko ubishaka, hanyuma nurangiza uze tuganire. Hati nta kibazo. Umukobwa ari aha ngaha, umusore asa n'uwibana mu nzu, ariko umukobwa asa n'ufite impungenge. Umusore ati witinya, ntugire ubwoba, ntago ndi umugizi wa nabi. Umukobwa ati rwose ntumemukire, ntungirire nabi, sibyo, ndakwinginze. Umukobwa aratekereza ko wenda umusore yamufata no ku ngufu, agiye gukaraba. Ariko umusore ati humura, ntago ndi umuntu mubi, ntago nifuza kukugirira nabi, ntago nguhemukira. Yamuremye agatima, aramuherekeza kugira ngo agende yoge, yambare imyenda abonamo hariya. Icyo tutazi, ese iyo myenda ni iyande? Ese uyu musore afite umugore cyangwa ari ibana? Ko uyu mukobwa se hari umukobwa nyine, iyo myenda y'abakobwa yo amubwira ati genda uyambare, ni iyande?
filime ni uko itangiye inakomeza, uzagenda usobanukirwa. Nkwibutsa ko uri kumwe nanjye Papa Romantike nk'ibisanzwe. Umusore arangije yaje ahangaha yicara muri salo. Hashize akanya rero wa mukobwa yaragiye, aho kugira ngo ahindure imyenda, reka da, yaroze asubira mu myenda ye. Barakwereka cyakora yatunganyije imisatsi, arangije aza muri salo aricara. Barakwereka ni intangiriro za filime. Undi ati ngaho ufata icyayi, ni karibu. Yamukoreye n'icyayi, yari ari hanze mu mbeho arakonje atakira icyayi. Umukobwa yaje ahangaha afata icyayi, ni umukobwa mwiza ariko yari afite ikibazo gikomeye, aho yabaga bamwirukanye. Hari ahangaha ati murakoze cyane, ni ukuri Imana ibahe umugisha. Umusore ati nta kibazo, ni karibu, bibaho cyane ibibazo byo ku isi, ihangane kandi bizagenda neza. Ati ni ukuri nunabishaka uzaguma ahangaha ukore akazi ko mu rugo. Ati ahangaha ndibana ariko rimwe na rimwe nyine ngira abashyitsi bakansura, harimo n'umukunzi wanjye n'izindi nshuti. Ati rero gumya ahangaha twakibanira nkaguha akazi ukazacuma iminsi, wenda nyuma ukazashaka n'ikindi wakora. Ati ntugire ikibazo pe, ahangaha ufate nko mu rugo. Umusore yizeye umukobwa akimubona, ariko se umukobwa ni muntu ki? Hari igihe ugira gutya ugaha umuntu icumbi ugasanga wenda arakwibye aragucucuye. Niyo mpamvu nyine muri iyi minsi ni ukwitonda, ariko nyine mujye mutanga ubufasha k'ubukeneye. Umuntu umwe wahemutse ntagatume ubuntu nyine bugenda ngo bubashiremo. Umukobwa arahanga ati yewe iriya filime se kiteye ubwoba, kiteye ubwoba. Bari kureba filime. Ati se ntabwo ukunda filime? Ati ahangaha njyewe rero nkunda filime cyane pe, mpora nirebera filime. Arakwereka dore inyubako barimo, uwo musore ni umukire, dore inzu ni etaje, mujye mureba. Hashize akanya rero wa mukobwa yegereye wa musore, barebana filime, ngo afite ubwoba, dore ari kwikanga yewe data we, ngo aramwisha we. Umusore araseka ariko se iriya kari filime, yarasetse aratembagara, ariko noneho umwuka byaramwe. Umukobwa arahindukira afite icyoba, barakubita isasu igitima kikadiye, bakubita umugeri umutima ukenda kumuvamo, yakumva rwose urushyi hakenda kwirukanka. Ntago amenyereye filime. Abakobwa nyine bakunda filime z'urukundo za romantike nk'izi ngizi za Papa Romantike. Hati niko atamuteye icyuma, we mana we, aramwisha. Hati yewe data we, yavuye amaraso we, yewe. Hati biriya bintu rwose ureba wabikuyemo. Hati mbega ibintu we. Hati nafashe umuhoro agiye kumutema, aramutemye. Hati uriya muntu rwose Imana izamuhana, agiye kwica undi muntu wa kabiri. Umukobwa aranga, umusore yikundira filime za action zo guca imitwe, bamukubise ikintu tewe data we, aramwishe burundu we. Umuntu yishe undi hariya. Umusore araseka, ariko uyu muturage umusore yatangaye kubona umuntu rwose atarongera aramwishe, atamukubise ikindi cyuma, yewe data we, ata noneho aramwishe we. Umukobwa yahise aryama ku musore, ati ndapfuye we, ntago nongera kubireba we. Ati reka we. Ni ijoro rimwe umusore nibwo yaha icumbi uyu mukobwa, ntibaziranye, ntazi ngo yagize ikihe kibazo, ese bamwirukaniye iki, ntago baraganira. Gusa icyo umusore yakoze ni ukurema agatima umukobwa, ashyiramo agafilimi, anamwakira kugira ngo acururuke, hanyuma bazaganire amaze gucururuka. Ati rero ubutaha ujye ushyiramo filime ushaka, sibyo? Nta kibazo, wenda z'urukundo niba uzikunda, cyangwa se ziri historique, cyangwa se ziri drama, ngiye nkunda nyine action. Hataha nta kibazo. Ati nifuza ko byibura ubanza nyine ukumva kuri mu rugo. Ati kandi ni karibu. Umusore arahangaha, umukobwa arahangaha,
ni ijoro rimwe yitegereje umukobwa, n'umukobwa mwiza. Umukobwa ari ahangaha yitegereza umusore, umusore nawe ni umusore mwiza. Ibyacu ntibyatinze barakwereka kubera irari rwose, umwe ni umusore undi ni umukobwa. Imyenda yasigaye ahangaha mujye mureba, ubanza bahuje urugwiro, yewe data we baje no kurarana. Mujye mureba wa musore byarangiye araranye n'umukobwa ntamuzi, bahuriye aho ngaho amuha icumbi, icyakora amwemerera n'akazi ko mu rugo, ariko birangiye bagiye mu buriri. Bantu bakuru mwirinde ubusambanyi, ubusambanyi ni bubi, warwara sida, imitezi, mburugu, hepatite n'izindi ndwara nyinshi nk'ama infection. Umusore rero amaze guhuza urugwiro, amaze gukora ka massage, yaguye agacuho arasinzira. Umukobwa arabyuka, aramwitegereza, yewe data we, haramureba, arishima, yumva rwose aranyuzwe, ni umusore mwiza. Arangije araseka, ni umukobwa ariseka, yewe data we, mwana we hati mbega igisore rwose kizi gukora massage, mbega massage nziza we. Icyumba nicyo mureba icyumba we, uwo musore ni umukire, dore uburiri, mujye mura, dore garderobe, dore amakaro ahantu hose, ni amakaro hasi, ni amakaro ku gikuta, ni amakaro. Umukobwa arangije arinanura ati yo, ati we data we, ati mbega massage we, massage yari nziza we. Acyayura umusore arihindukiza, umukobwa ati yewe data we, ndamukanguye we, ndamukanguye. Ntabwo ashaka gukangura umusore, ni ukwigengesera. Hati ndamubyukije, umubose w'abandi we yampaye icumbi, none mu by'ukuri ankoreye na massage. Yatangiye kwisetsa bwa kabiri, ni umukobwa yanyuzwe, bamuhaye icumbi, bamukorera na massage. Arangije rero yaje ahangaha areba mu kabati k'igitanda, afatamo urupapuro ndetse n'ikaramu. Mujye mureba, ni intangiriro za filime yacu. Arangije yandika ku gapapuro, araza agashyira ku buriri iruhande rw'umusore. Umusore aracyasinziriye, turacyari mu masaha y'ijoro. Ese uyu mukobwa ni muntu ki? Aragenzwa n'iki? Ese uyu musore we ni muntu ki? Filime iracyatangira. Umukobwa arangije nuko yahaye akabizu umusore, ati mwa, ati wakoze n'ukuri, wakoze, byari byiza, yewe data we, byari byiza pe. Umukobwa nuko yaje gake gakeya, araza aza gufata imyenda ye kugira ngo ave mu cyumba ajye mu kindi cyumba bari bamweretse cyo kuraramo. Ntabwo yifuza gukomeza kuryamana n'umusore, byabaye ku mpanuka nyine. Urumva hari ukuntu nyine imitima ikururana, imibiri ikanga, ubushyuhe bukazamuka, hanyuma nyine ibintu bikaba. Ariko mwirinde sida. Bukeye bwaho rero wa musore yaje mu kabari, azana ka gapapuro wa mukobwa yamwandikiye, agahereza inshuti ye. Hati rwose nsomera, ati nsomera urwo rupapuro, nurangiza nkumbwire uko byumva. Ndati se ko mbonaho imitoma, nkabonaho gushimira. Hati n'ibiki? Yatangiye guseka ni mugenzi we, undi yinywera byeri, yinywera agasembuye. Ariko nyine mujye munywa inzoga nkeya, inzoga nyinshi zangiza ubuzima, zitera indwara, impyiko, amara, umutima n'ibindi byinshi bikomeye cyane mu by'ukuri. Ndati se uyu mukobwa wakwandikiye n'indera, ko mbona rwose avuga ngo wamushimishije, ngo wamuhaye icumbi, ngo byagenze neza. Hati mbwira nyine, nsobanurira n'ibiki bijya mbere. Kumbe umukobwa yafashe agapapuro arashimira, arangije ashyira ku buriri. Undi ati rero ni umukobwa nahaye icumbi, nuko nyine turangije nshiduka twaryamanye. Undi ati ye, hati muraryamana? Ari ubwa mbere muhuye? Utamuzi? Hati mana yanjye, ni umukobwa mwiza, nashidutse byarangiye. Hati yambwiye ngo bamwirukanye aho yabaga nyine, musanga inyuma y'iwanjye, nanamwemereye akazi.
ati niba atazanteranya na sheri wanjye ntabwo mbizi, ariko nyine ni umukobwa mwiza. Undi araseka aratemba ati ariko sha yewe data we, ati niko wahakuye ubuki pe, ati se ubwo sheri wawe naza n'uwo mukobwa wahaye akazi ko mu rugo, ubwo se ntimuzakomeza kuryamana, hanyuma se umugore wawe bizagenda gute? Ati niko ni akazi kawe n'ukuri kw'Imana, ati nushaka ugende umwirukane cyangwa se nyine uzashaka uburyo nyine wifata, ati niba wamushimishije akagushimira bigeze aha ngaha, ati nawe wasanga nyine ubwo wamwishimiye, ati siko bimeze, ubwo se ntazagusenyera? Wa musore tuzi n'ikindi, nasanze ari isugi we, nasanze ari umukobwa w'isugi, nicyo cyantangaje. Undi arikanga ati we data we, ati ni isugi, ati ndumiwe noneho, hatoya noneho wimwirukana, ubanza agifite umutima muzima. Ahubwo icyo wakora wowe ni ukugerageza nyine kwitwara nk'umuntu mukuru, ntuzajye nyine umusambanya, urekere aho ngaho, ariko nyine umuha akazi. Niba ari isugi birumvikana ko nyine ntabwo ari icyomanzi, ariko sha nanjye wamumpasha wumve umugabo aranga ati nanjye wamumpasha umukobwa w'isugi, mana yanjye, ati nuko wamumpa. Umusore ari mu kabari ari kuganira n'inshuti ye, ayigisha n'inama nyine icyo yakora, ariko undi ati ntacyo basi, niba ari isugi ubwo wenda yagize ikibazo, wa mugani wasanga aho yakoraga wenda bamwirukanye akanga nko gusambana, atazakubwira buriya, atanagize ngo ni indaya wenda cyangwa se mayibo watoraguye. Undi ati yewe oya pe, ati ahubwo icyo utazi sheri wanjye araza kundeba, ati wasanga yanahageze, reka ngende ntasanga yahageze ntari, yanyweye irya nyuma akubitamo ikirahuri, ati reka ngende. Undi ati ati urumva nyine yambwiye ko ari buze, ati niba yaje rero nyine nta nubwo namubwiye ko uriya mukobwa ari hariya, ati wasanga bahuye ugasanga ni ikibazo. Undi atamba, ati ubundi wowe urumva ibyo ukora rwose utari umusazi, kutagumye mu rugo ngo ubanze ubikemure. Undi ati yewe nari mfite icyaka, numvaga rwose ndi gushya, ariko reka ngende. Nuko yamusezeye ajya mu rugo, ngo sheri we nawe araza kumureba n'umukozi mushyashya, umukobwa yahaye icumbi, bikarangira ngo amuhaye n'akazi. Mugenzi we ahangaha asigaye yatangaye yumiwe, nawe nyine ngo wamuha umukobwa w'isugi. Barakwereka. Tuvuye aho rero twagarutse mu rugo, kumbi umusheri wa musore yahageze, yavuye mu kabari asanga undi ari mu rugo, yewe yanarakaye pe, yazinze umunya, yirakaje ati ko inze nkubure koko, nza aha ngaha nicara amasaha yose ngo uhamagara wange kwitaba. Umusore ati sheri yo waje nyihanganira, telefone yanjye yarimo siransiye ntabwo nabyumvishe uhamagara, ati ni ukuri nari ndahantu nyine ndi mu rusaku. Ati sheri bite, ati bite se ko warakaye cyane, ati mbabarira mukunzi ndakwinginze sweet heart, ati ca inkoni zamba. Umusore aringinga, kumbaza ubwenge yanyuze ku ruhande, aragenda agura impano muri supermarket, yari yatinze abizi, aza yitwaje impano kugira ngo ayihe umukobwa atamumerera nabi. Ni abakundana nyamuneka, ni abasheri. Burya nyine iyo ushaka gusaba imbabazi neza utanga impano. Abashakanye mujye mureba abakundana, ntabwo uza n'umunwa gusa ngo urabona mbabarira, cyangwa se ngo urabona ndagukunda, cyangwa se ngo wakoze. Oya, ikintu cyose ukoze uzana impano ntoya ukayivugiraho ijambo. Mujye mu romantike, ariko nyine nka papa romantike. Undi yaje kwinginga ati sheri rwose uzi ko nakuguriye nyine agakanzu, hatari ko windakarira nawe uzi ukuntu ngukunda, ati waretse nawe waretse koko. Undi yarakaye, ni umukobwa yaje aha ngaha kureba sheri, none sheri yagiye aratinda mu kabari, yaje afite n'umufuki, atakira sheri ni ukuri kw'Imana banza basi urebe iyo mpano, ihambure witonze ubanza urebe ariko nawe. Nuko yamuhereje impano, umukobwa ati reka ndebemo ubundi se ubwiye kanzu imeze gute, ati iyo kanzu uzanye yenda rwose wandakaje nawe. Umusore ari aha ngaha ni umusore mwiza, umusore ukiri mutoya, umukobwa ari aha ngaha. Umukobwa yafunguye envelope aratangira arebamo gake gakeya yitonze,
Ati ni keza sheri, urumva se naguhitiramo rwose ikintu kibi? Ati rebamo ni keza. Umukobwa kuko yakozemo aha ngaha ajya kureba, kumbi umusore yamubeshye ngo harimo ikanzu, harimo agasakoshi keza cyane, ni ka siripurize. Nyamuneka mujye mureba nawe ujye ukora siripurize uwo mukundana, uvuga uti nyine nazanye irindazi, asangemo shenete cyangwa se isaha cyangwa se inkweto, birashimisha. Arangije yakomeje gukoramo, harimo n'utundi tuntu, harimo za parufe zihumura neza. Nyamuneka burya abakobwa bakunda imibavu, za parufe, ka kandi yitera akagenda ahumura nyine. Umusore nuko asaba imbabazi, nyiramwiza yarakaye nyine, yirakaje. Bibaho nyine umuntu akivumbura kugira ngo nyine umuguyaguye, umuteteshe, umutoneshe. Ariko nyine hari umugabo ugira gutya akabona umugore yarakaye, akamuka inama, ariko ubwo urabyimba urirakaza, ayo matama yabaye nk'amandazi yawe rwose waretse. Urumva uranyumvira ra? Nyamuneka umugore yarakaye nyine, umukunzi wawe uramuguyaguya, ukamutera imitoma, ukagura impano, ukamukorera akamasaje. Umukobwa yaracururutse ahita akabiza umukunzi we. Ntureba se disi, impano irarikoze. Umukobwa atanze imbabazi, ati sheri ndagukunda rega, rwose natinze mu kabari ariko ntabwo bizongera. Ariko sheri nawe rwose ntugatinde cyane, uzi ukuntu nari nakubuze, nahangayitse. Ubundi si ubwo ukoze impanuka aya masaha wagiye utaha kare. Barakwereka hashize amasaha 2 twahagarutse aha ngaha mu cyumba, dore wa musore yaje guhamagara wa mukobwa wa undi yaha akazi. Barongera bajya mu cyumba, bakira aho ngaho uwo mugore arinjira abagwaho, yewe data we, arabafata, mujye mureba, abaguyeho aratangara. Yarumiwe akubitwa n'inkuba, kumbi zari inzozi. Umusore yarotaga, akarota ari gusambana na wa mukobwa. Umukunzi we ntabwo yari yaryamye, yari ari kumwitegereza. Ati sheri none se kutaryamye ni ibiki? Ati niko, ati narotaga we, yewe data we, umuntu ari kunyirukankana rwose aranize ifuriraza. Ati yewe data we, yaramubeshye ngo yarotaga, kumbi yarotaga ari kugenda aho ku rubuki na wa mukobwa wa undi yacumbikiye. Ndate sheri, ubanza ufite ibibazo, nabonaga utameze neza pe, niyo mpamvu ntaryamye, nabonaga wigaragura uvugishwa. Ndate yewe data we, ubanza ari inzoga nyinshi zatumye rwose ngira inzozi mbi. Ati mbega inzoga, uzi ko nzazireka? Yewe we, uzi ko bari banyishe. Umukobwa ati ihangane sheri, ujye unywa nkeya rega, none bibasha uzaziveho. Ati ndagukunda ariko inzoga zawe mu by'ukuri hari igihe mba numva nazigukuraho nyine, nuko ntabishobora. Umusore aragenda akanywa nyine, hanyuma agahembuka. Barakwereka wa musore rero bukeye bwaho yavuye mu cyumba cye aza kureba wa mukobwa, ni umukozi, aza kumuganiriza. Ati niko se ko umuntu ukirakaye cyane, ko umuntu rwose utameze neza? Ati ihangane, ariko ihangane bizagenda neza. Ati kandi mubabarire ku byabaye nijoro, mu by'ukuri ati nizere ko ntakubangamiye cyane, nashidutse byabaye, uri umukobwa mwiza, wankuruye rwose, nashiduka nyine byagenze kuriya. Ati kandi rwose ntabwo nari nzi kuri isugi mana yanjye. Ati niko, uzi ko umukobwa ungana nawe rwose uracyari isugi, yewe data we. Umukobwa arahangaha, ibyabaye nijoro ubanza byamukoze ku mutima, yabyishimiye twayibonye, ariko nyine yaje ahangaha aranirakaza nyine, cyane cyane ko yabonye ko uwo mukunzi w'uyu musore nawe yamaze kwinjira muri uru rugo, kandi bamaze guhuza urugwiro. Umukobwa arishima cyane, none umusore azanye n'undi mukobwa ahangaha. Ese bizagenda gute? Ese uyu mukobwa koko azaba umukozi mwiza
kandi yishimiye umusore baryamanye afite umugore, ese azabana n'uyu mukunzi w'uyu musore gute? Filime irakomeje, yakomeje kugenda arira, agira agahinda, wa musore amuhereza papiye jenike, hatakira ihanagure humura. Ni ukuri pe, umusore nawe yakunze umukobwa ngo yasanze ari isugi, ni umukobwa mwiza, byamutangaje, ntabwo yari azi ko nyine hari umukobwa ungana gutya ukiri isugi. Umukobwa rero yatangiye kurira bushyashya, haratekereza uburyo yirukanywe, uburyo yaryamanye n'umusore, none uburyo umusore azanye undi mukobwa ahangaha, byari agahinda. Umusore nawe yaje kumuhoza ati ihangane, ni ukuri ihangane, ihangane. Ese uyu musore azabyitwaramo gute? Azabana gute n'uyu mukobwa ndetse n'umukunzi we bombi icyarimwe? Ariko yakunze umukobwa cyane ngo yasanze ari isugi, hanyuma se umukunzi we bamaranye imyaka bakunda nawe bizagenda gute? Komeza urebe filime akantu ku kandi uzagenda usobanukirwa. Nkwibutsa ko ukiri kumwe nanjye Papa Romantic nk'ibisanzwe. Bukeye bwaho rero wa musore yagarutse mu kabari, ahamagara ya nshuti ye baza kuganira. Ati yewe uzi n'ikindi, uzi ko nasanze sheri yaje? Ati nasanze yaje yarakaye, ati nyine ngura impano ndamushyira, hatari kuri mukobwa mana yanjye, ati uzi ko wagira ngo yandoze, uzi ko sheri wanjye twagiye rwose gukora massage mu buriri nkumva ari kubikora nabi. Hati ubundi yarazaga nyine akanshimisha, agakora massage, nanjye nkamwishyura ku maboko, tugahakura ubuki nkumva ni sawa, ariko numva byahindutse. Uriya mukobwa niba ari kubera ari isugi, hati numva byahindutse. Mujye mwumva, ikibi cyo gusambana, ikibi cyo gucima umukunzi wawe uwo mwashakanye byangiza urukundo. Umusore ngo numva umukunzi wanjye atakiri kunshimisha nka mbere. Mugenzi ati rero nushaka uriya mukobwa uzahamwirukane. Undi ati ntabwo nabishobora, ntafite ho kujya kandi nanjye namukunze. Undi ati rero ubyirengere, ntabwo nzi ukuntu uzabigenza, ariko rero abakobwa babiri mu nzu ni ukuri ko Imana bazakwiciramo, uzapfa pe. Tuvuye aho ngaho twagarutse ahangaha mu gitondo, wa mukobwa shire wa musore yarabyutse ava mu cyumba aza ahangaha. Hageze ahangaha asanga rwose ntago hakuropye, ntago hakubuye, hatari rwose uyu mukozi amara iki ahangaha aya masaha akaba atarakora akazi, ibi ni ibiki koko? Yatangiye kwitotomba harivovuta. N'uwo musheri yaje gusura sheri, bamaze guhakura ubuki, bagiye mu cyumba bakora ka massage, arangije nyine aza kureba ibyo mu rugo ukuntu bimeze. Ntabwo barashakana ngo bakore ubukwe, ni ukwiba nyine. Akiri aho ngaho rero wa mukozi yavuye mu cyumba, n'uwo azaseka hati mabuja bitese. Umukobwa ariko nawe amubonye barangana, yikangamo gake gakeya, nawe yifata neza ati se none ko mutakoropye se bimeze bite? Undi ati nyine narindi guteka icyayi mbakorera breakfast kugira ngo mu by'ukuri mushyire ikintu mu nda, hatereka ngire vuba hanyuma nyine nze nkorope. Ndetse ariko wakabaye ubanza gukoropa, hati ubutaha nzabyubahiriza, ni ukuri mumbabarire. Ni umukobwa ni mushyashya ahangaha, uyu musheri ntago azi niba umugabo we yararyamanye n'uyu mukobwa, kuko ni mushyashya ntabwo yabitekereza. Byabaye ku mpanuka ariko byarabaye. Ese bizarangira gute? Mu by'ukuri uyu mukobwa azabana gute n'uyu musheri w'uriya musore? Umusore se azabakunda bose? Ese azabivamo? Filime iri ahangaha irakomeje, ay'urukundo. Wa musore rero bukeye bwaho yaje ahangaha ari kumwe na sheri we, babatekeye ibyo kurya, bari kuganira. Ariko se sheri ko wazanye umukozi ushajira? Uriya mukozi buriya koko ko nabonye nanjye anduta, wazashatse umutoya? Umusore araseka, ariko se azakubaha yewe ntugire ikibazo? None se yagusuzuguye?
Undi ati yewe ntabwo yansuzuguye ariko nyine kumubwira biri kungora. Hari igihe nyine usanga umuntu akuruta ukavuga uyu nguyu nzamubwira ngo koropa, nzamubwira nabi se. Umukobwa uri aha ngaha afite izo mpungenge. Umusore ati ariko humura azakubaha bizagenda neza. Bakomeje kurya ariko umukobwa ntabwo yabyishimiye, mu by'ukuri ari gukekeranya. Umukobwa ni mukuru, ni mwiza, barakwereka. Bukeye bwaho wa mukozi yarari aha ngaha ari mu kazi ke ko mu rugo, agenda akora amasuku mu gikoni. Igikoni nicyo ntabwo ari cya gikoni ushyiramo imbabura ugasanga harimo inkwi, imirayi rwose yafashe ku gisenge, ku bikuta. Oya, ni igikoni cy'abakire, abasirimu. Umusore n'umuherwe arangije yaje aha ngaha ati bite se? Wa mukobwa amubonye ahagarika akazi. Ati bite? Ni byiza. Undi ati se wamenyereye se? Urumva umeze neza? Umukobwa ari aha ngaha ati rero rwose ndabona usa n'umuntu utishimye, ariko nyine mu by'ukuri unyihanganire, uri gukora akazi neza, sheri wanjye nakubangamira wihangane uze kumbwira. Hati sibyo? Hati sibyo? Hati kandi rwose mu by'ukuri ntakubeshye niwe nkunda. Hati maze kugukunda kuva rwose cya gihe nasanze uri isugi. Mana yanjye ndagukunda cyane, ntabwo uriya mukunda cyane. Wumva amagambo. Umukobwa ariko arakuzemo, yaracecetse ntiyasubiza. Hati rwose kuva nasanga uri isugi niwe nkunda. Umukobwa ati ariko si ubwo urankunda se? Umusheri wawe se? Uriya musheri si ubwo we ko nabonye ari mwiza rwose? Hati buriya ntabwo azamerera nabi. Nanjye rega waranshimishije, nanjye ndagukunda pe, ntabwo rwose wabyumva. Kuva nagera aha ngaha ntangiye rwose kugira ibyishimo. Bakomeje kuganira, mujye mureba bakiri aho ngaho. Umukobwa wa musheri wa musore fiyanse yahise yinjira, undi ajya mu kazi arirengagiza. Ese bizarangira gute? Amuha akabizo ariko nyine ntazi bijya mbere. Uwo musore yamaze gukunda uyu mukozi, uwo mukozi nawe ngo yakunze umusore. Ese uyu musore azabana n'uyu mukozi? Ese azabana na fiyanse we? Ese azabyitwaramo gute? Ko uyu mugore nawe atangiye kubakeka, abasanze mu gikoni akabakeka. Umugabo yamutaye asanga umukozi mu gikoni. Hati si byiza rwose. Filime yacu nuko igenze, ni igice cya mbere. Ku munsi w'ejo ni igice cya kabiri. Ntuzatinde cyangwa se ngo ukererwe. Wari kumwe nanjye Papa Romantike, ndabakunda cyane. Hasta la vista, ciao, God bless you. Kuri